nabonye ari umukinnyi mwiza namara kumenyera cyangwa se namara kugira ritme. Ikintu ugomba kumenya kwa bandi bakina nabagarutseho nuko Adulai Jalo Robertnho Robertnho na n'ubu baravuga ko rwose uyu ari umukinnyi Adulai Jalo atarizera neza kuri karite ziwe rwose. Ikintu ugomba kumenya nuko izamu rya Rayon Sport biramahire Abedy niwe ugiye kujya aryataka. Ku makuru nkuru rero nuko uyu musore biramahire Abedy nuko Robertnho yishimiye performance yagize kuri ya match. Biramahire Abedy kugira ngo abanze mu kibuga imyitozo yo kuwa mbere, mu myitozo kuwa mbere yari yatsinze ibitego bigera kuri 4 mu myitozo. Robertnho afata decision yo kumanzamo kugira ngo arebe ko yagira gute atangira rero ko rwose yamugira icyizere. Robertnho rero ku makuru nkuru nuko rwose yishimiye performance nubwo Abedy yahushije byinshi, ariko avuga ko ku rwego rwe ndetse wenda n'igihe aramaze adakina ashobora kuzagira ibyo amufasha nubwo utamwitegaho ibintu birenze. Yari match nziza yagize, ariko avuga ko nta kibazo. Abakinnyi barimo Azizi Bassane mwabonye ko yagize performance nziza. Hari ikintu ayabonga rebitse ari gukora, ayabonga rebitse ari kubyutsa abakinnyi bamwe na bamwe kubita tiza zo mu gitondo cya kare saa 11 ariko bari muri tiza. Abakinnyi barimo ba CF abo Azizi Bassane ba Assana inosa. Niyo mpamvu mwabonye ko Azizi Bassane yari ari ku rundi rwego, yakinye match nziza rwose. Ubwo rero yavuze ko na Assana na Azizi Bassane kuba arimo aragaruka kuriya nabyo ngo biraza kumufasha. Songera ngo abakinnyi bamubwiyeho rwose, ariko nuko bihagaze muri equipe ya Sport biteguye umukino. Ubwo ni ibintu byo kuvuga ngo Robertnho bazamwirukana ntabwo abantu benshi bamwe mu bayobozi benshi ntabwo barabyemeza neza. Ntabwo Robertnho aracyahari, ni muhumure, reka nigende babwire ngo mukore subscribe. Let's go.